igihe cyose umuntu yatangiye nabi aba ameze navuga se ngo aba arimo ameze atise, ikintu aba ari gukora bazasarura umuyaga, abazababazwa n'uburyo bwe yibeshye kandi yashoboraga gutangira ibintu neza inzira zigishoboka. Mbese bavandimwe, hari umuntu muri iri teraniro ushobora kuvuga ati njyewe ndashaka kugenda ngatekereza ku itangiriro ryanjye? Ejo twize icyigisho gifite uko gikora ku muntu wese, kandi imbuto z'icyo cyigisho zatangiye kugaragara ahantu hatandukanye, kandi ku bw'icyo cyigisho ndashima Imana. Ibyigisho tumaze iminsi twiga byari ibyigisho byo kugira ngo umuntu wese ku giti cye yisuzume. Ntabwo byari bifite umugambi wo kugira ngo hagire umuntu ureba kuri mugenzi we yibaza ibye, ahubwo umuntu wese yagombaga gusuzuma ubugingo bwe, kuko icyigisho cyose twize mu minsi tumaze iherereye inyuma yacu cyari kimeze nk'umunzani duhagararaho ngo tumenye ngo dupima ibiro bingana iki, cyari kimeze nk'indorerwamo duhagarara imbere ngo turebe niba nta mahumane dufite. Kandi ejo nababwiye ikintu gikomeye, nabasabye ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wumva ijambo ry'Imana ntaryitondere ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo mu maso ye, maze hashira akanya kubera ko atitondeye ijambo ry'Imana akiyibagirwa uko asa. Kandi koko ijambo ry'Imana n'indorerwamo rigomba kutwereka amahumane yacu. Iyo tumaze kwireba rero ntitugire icyo dukora, igikurikiraho ni ukwiyibagirwa uko dusa. Nasabye Imana kandi nasabye umuntu wese uri aha ngaha kugira ngo icyigisho tuzajya twiga buri munsi he kuzajya hari umuntu utegereza icyigisho cy'ejo, ahubwo ku bw'icyo cyigisho umuntu wese ajya afata ingamba zidasanzwe kugira ngo asiburire Imana inzira ikomeze ikorane nawe. Iyo umuntu avuze ati reka nzabanze numve n'iby'ejo tuziga, akavuga ati nzafata icyemezo nimara kumva iby'ejo n'iby'ejo bundi, uwo muntu aba arimo yisibira amayira kandi amaherezo agwa mu mwijima Imana itifuza yuko agwamo. Imana ishimwe kuko aya materaniro arimo abantu bari gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka nzi ko yigije ubuntu bwe hafi cyane. Nzi ko Uwiteka ashaka gukora ikintu kidasanzwe kuri buri muntu wese, kandi ndabyiteguye, yaba kuri njyewe no kuri twebwe turi mu iteraniro muri rusange. Umuntu wese ufite umutima ufite icyifuzo azabona ubufasha byanze bikunze. Tugiye kwiga icyigisho gisa n'igituma noneho tureba imbere ho gato ku bigomba kubaho ijambo ry'Imana ryavuze, kandi turareba cyane amagambo afitanye isano n'indirimbo tumaze kuririmba. Indirimbo ya 11 ivuga ngo Mukiza ngo ukurikire, naho natendekwa ku musaraba. Mbese iriya ndirimbo mu gihe tuba turi kwiga iki cyigisho murayitekerezaho, kuko ifitanye isano nacyo cyane. Kandi amagambo tugiye gusoma ari mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cya 10 ku murongo wa 16. Tugiye gusoma amagambo ari ku matitire atatu. Titire ya mbere avuga ngo uburyo intumwa zizarenganywa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 10 umurongo wa 16. Titire iravuga ngo uburyo intumwa zizagenza gute? Zizarenganywa. Turasoma amagambo ari kuri titire 24 y'icyo gice cya 10 avuga ngo Yesu akomeza intumwa ze ngo zidatinya. Turasoma n'amagambo ari kuri titire ya 34 avuga ngo kwikorera umusaraba. Aya magambo yose afite icyerekezo kimwe, kandi yose Yesu yayabwiye intumwa ze, ndetse natwe arayatubwira muri iyi minsi nk'abazisimbuye kugira ngo atugirire umumaro. 16. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu, kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi. Bazabashyira abatware n'abami babampora, muzabo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko nibo bagambanira, ntimuzahagarika umutima yuko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa So uzabavugisha. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubu ni ubwishingizi bukomeye cyane.
iyi ni asiranse ikomeye ku bwoko bw'Imana mu buryo budasanzwe. Yesu yabwiye abigishwa be ati dore mbatumye muri nk'intama ariko mbatumye hagati y'amasega. Ibi bintu koko nibyo. Yesu ubwe igihe yari arimo azengurukanwa mu nkiko ngo yari ameze nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura. Iyo urebye ukuntu Yesu yari ameze imbere y'abantu, yageraga imbere yabo, guhera imbere y'umuntu bita Ana, kugera imbere y'umuntu bita Kayafa, kujya imbere y'umuntu bita Pilato, kujya imbere y'umuntu bita Herode, kugaruka kwa Pilato. Ubona ko Yesu yari arimo avuga ibintu by'ukuri igihe avugaga ati mbatumye hagati y'amasega. Abo bantu bose mbabwiye Yesu yanyuze imbere. Iyo urebye umwuka bari bafite ni umwuka w'amasega rwose, kandi iyo urebye umwuka Yesu yari afite ni umwuka w'intama. Nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko na Yesu atabumbuye akanwa ke, ndetse byageze aho n'abantu batangazwa n'ukuntu Yesu ateye. Yesu rero uwo murage ni nawe yaraza abigishwa be, intumwa ze, yarababwiye ati mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ababwira ku murongo wa 17 iti ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi. Ibi bintu biratangaje. Wenda kugambanirwa mu nkiko umuntu yabikurura akabyiyumvisha, sibyo? Ariko tekereza ijambo rivuga ngo kandi bazabakubitira hehe? Mbese mu masinagogi si mu nsengero? Ibi bintu nubwo wenda kugira ngo uyu munsi tubyumve bigoye, ariko niba ijambo ry'Imana ribivuga bigomba kuzabaho gutyo. Bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashyira abatware n'abami babampora, muzaba bo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko niba bagambanira ntimuzahagarike umutima yuko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wase uzagenza ute? Uzabavugisha. Mbega ibihe bituri imbere bidasanzwe, mbega ibintu bigomba ku bantu bahisemo Imana, kuko amagambo aravuga ngo bazaba barimo babampora. Ndamutse mbabwiye yuko iyi si yanga Yesu cyane kugeza ubwo n'abantu bagaragara ko bamukurikiye bamwanga, mwagira ngo harimo gukabya cyane. Ariko nababwiye amagambo muzasoma yanditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku cyigisho gifite umutwe witwa ngo ibyiringiro by'itorero. Baranditse ngo Yesu abantu baramwanga ndetse n'abamukurikiye. Igitabo cy'inyandiko z'ibanze, cyigisho gifite umutwe uvuga ngo ibyiringiro by'itorero, kugira ngo twumve amagambo avuga ngo bazaba barimo babampora. Iyo abamutaranyemeye nta kibazo mwakagize, ariko kuko mwanyemeye ibyo bintu bazabibaziza. Ayo magambo reka mwumve uko avuga. Ibyiringiro by'itorero paji 105 haranditse ngo muri iki gihe iyo hagize umuntu wifuza Imana cyane akaba afite inzara n'inyota ubutungane, maze Imana ikamuha kumva agezweho n'imbaraga yayo kandi igahaza ubugingo bwe ikoresheje gusakaza urukundo rwayo mu mutima we, iyo bene uwo muntu ahaye Imana ikuzo kubwo kwisingiza, akenshi babizera gito bavuga ko bategereje kugaruka k'Umukiza, bamufata nk'aho yashutswe, maze bakamugerekaho ko yataye ubwenge kandi ko afite imyuka mibi. Aya magambo murayumvise? Muri iki gihe iyo hagize umuntu wifuza Imana cyane akaba afite inzara n'inyota ubutungane, maze Imana ikamuha kumva agezweho n'imbaraga yayo kandi igahaza ubugingo bwe ikoresheje gusakaza urukundo rwayo mu mutima we, iyo bene uwo muntu ahaye Imana ikuzo kubwo kwisingiza, akenshi babizera gito bavuga ko bategereje kugaruka k'Umukiza, bamufata nk'aho yashutswe, maze bakamugerekaho ko yataye ubwenge kandi ko afite imyuka mibi. Benshi muri abo bakristo ku izina bambara nk'ab'isi, bakavuga nkabo kandi bagakora nkabo, uretse ikintu kimwe gusa bashobora kumenyekaniraho, ariko ari ibyo biyitirira. Nubwo bavuga ko bategereje Kristo, ntabwo ibiganiro byabo byerekeza ku byo mu ijuru, ahubwo byerekeza ku by'isi. Mbega uko abo bantu bavuga ko bategereza kandi bagatebutsa umunsi w'Imana bakwiriye kuba bagira ibiganiro byera no kubaha Imana. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye.
ariko bigaragara ko abantu benshi bitwa abadivantisite bacukumbura cyane bagashaka uko barimbisha imibiri yabo no kugaragara neza mu maso y'ab'isi kurusha uko bacukumbura biga ijambo ry'Imana kugira ngo bamenye uko bakwemerwa nayo. Arakomeza ati, ese byagenda bite Yesu wuje urukundo we cyitegererezo cyacu yigaragaje muri abo bantu ndetse n'abigishwa b'iyobokamana muri rusange nk'uko byari bimeze yigaragaza bwa mbere? Yavukiye mu kiraro cy'inka, ni mumukurikire mu mibereho ye n'umurimo we, yari umuntu w'umunyamibabaro wamenyereye intimba. Abo bakristo ku izina bakorwa n'ikimwaro babonye umukiza w'umugwaneza kandi woroheje mu mutima, ndetse wambaraga ikanzu itaragiraga uruteranyirizo kandi akaba atari afite n'aho kurambika umusaya. Imibereho y'izira inenge kandi irangwa no kwiyanga yabaciraho iteka. Imico ye yera no gukomera kwe byacecekesha ibiseko byabo by'ubupfapfa. Ikiganiro cye kirangwa no kuvugisha ukuri cyacecekesha ibiganiro byabo byuzuye iby'isi no kwifuza. Uko yavugaga ukuri guhoraho kandi gukora ku mutima kwashyira ku mugaragaro imico yabo nyakuri, bityo bidatinze bakwifuza kwikiza Yesu wuje urukundo akaba n'icyitegererezo cy'ubugwaneza. Baba bamwe mu bantu ba mbere bagerageza kumutegera mu byo avuga, ndetse batera hejuru bavuga bati nabambwe nabambwe. Ibi ngibi nzi ko nta muntu n'umwe wabyishinja. Nzi ko umuntu wese yakumva ko ari mu ruhande rwakorerwa ibyo, ariko ijambo ry'Imana riberaho kugira ngo twisuzume. Kandi biravuga ngo twisuzumye ntitwagibwaho n'iki? Twamenya niba umwuka wera aba muri twe cyangwa ataba muri twe. None se mu bantu bicaye aha ni bande bazakubitirwa mu masinagogi kandi ni bande bazabakubitiramo? Ubwo kibazo kiba ikibazo gitahana, kubera ko ijambo ry'Imana ntiribeshya, ni ukuri bizabaho. Yaba mu nkiko ijambo ry'Imana rirabigaragaza, amateka y'ibyabaye arabigaragaza, kandi amateka niyo agomba kongera kwisubiramo. Ndagira ngo rero tuganire cyane ku bintu bigomba kuba ku bantu bakurikiye Imana, kugira ngo niba abantu bumva ko bamanamaje basaba Imana kubaha imbaraga kugira ngo itubashishe guhagarara muri ibyo bihe biri imbere yacu. Igihe Ellen White yandika kuri iki gice kivuga abavugabutumwa ba mbere, ari nacyo gisobanura iki gice cya 10, yavuze amagambo akomeye. Aravuga ngo dore mbatumye muri nk'abana b'intama hagati y'amasega. Luka 10:3. Bakwiriye guturiza mu rukundo rw'Imana, bityo umwuka wabo ugahora n'ituze, ndetse n'ubwo baba bagirirwa nabi. Imana izambika igishura cy'ijuru, mwuka wera azavugana n'intekerezo zabo ndetse n'umutimanama wabo, kugira ngo amajwi yabo adasa n'ay'amasega amoka. Niyo mpamvu izi mbaraga twagiye tuvuga tugomba kubonera muri ruriya rugendo rwa gikristo tugomba kugenda. Ejo twize icyigisho gikomeye cyavugaga ibyo kwatura ibyaha. Urwo rugendo rwa gikristo tugomba kugenda nirwo rurimo imbaraga zo kutubashisha guhagarara imbere aha tudakozwe n'isoni kandi tudakojeje ubutumwa tubwiriza isoni. Yesu yakomeje guha abigishwa b'amabwiriza maze arababwira ati, ariko mwirinde abantu, ntago bagombaga kwiringira muri byose abatazi Imana, ngo maze babahishurire imigambi yabo yose, kuko ibyo byari gutuma babangamirwa n'abakozi ba Satani. Ibyo abantu bihangira bihabanye n'imigambi y'Imana. Abubaha ingoro y'Imana bakwiriye gukurikiza igishushanyo cyerekanwe ku musozi, igishushanyo cy'ijuru. Imana icishwa bugufi kandi ubutumwa buradindira iyo abagaragu bayo bagendeye mu nama bahabwa n'abantu batayobowe na mwuka wera. Ubwenge bw'isi ni ubupfapfa ku Mana, kandi abagendera kuri bwo bazayoba. Igihe rero Yesu yavugaga aya magambo avuga yuko atumye abigishwa be bameze nk'intama hagati y'amasega, akababwira yuko bakwiriye kwirinda abantu kuko bazabakubitira mu masinagogi kandi ko bazabagambanira, akabaha ubwishingizi ati ariko ntimuzatinye mutekereza ibyo muzavuga igihe muzaba mugeze aho hantu hakomeye, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Yababwiye ku murongo wa 21 ngo umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira,
n'abana bazagomera ababyeyi babo ngo babicishe, muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Niba barenganiriza mu mudugudu umwe, muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Yesu bavuga uburyo igihe yarenganywaga yahungiye i Kaperinawumu, ntabwo yigeze atera amahane, kandi natwe yarabidusabye. Kandi inshuti zanjye bavandimwe, dukwiriye gutekereza yuko ibihe biri imbere yacu by'akarengane kadusatiriye cyane, dukwiriye gusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga zo kuzagahagararamo neza, tudakozwe n'isoni kandi tudakojeje izina ry'Uwiteka twitirirwa isoni. Kuko iyo usomye iby'aka karengane n'uburyo gakomeye, ugasoma ibyabaye ku mugaragu w'Imana Pawulo, uburyo yarenganijwe nawe mu masinagogi no mu nkiko ahantu habiri, uhita ubona ko ariyo mateka azisubiramo. Niyo mpamvu nshaka kubasomera amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White kuri icyo kintu nyine cy'ibyabaye kuri Pawulo, kugira ngo natwe tubitekerezeho. Amagambo ngiye gusoma ndabasaba kuyatekerezaho cyane. Ari kuri paje 265, ari ku cyigisho cya 40 kivuga ngo Pawulo ajuririra Kayizari. Nyamara kandi abantu b'Imana bo muri iki gihe bagomba guhura n'urwango nk'urwo. Barimo baravuga urwango rwabaye kuri Pawulo. Mu bantu benshi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo, hari ubwibone nk'ubw'Abayahudi, kwikanyiza, kwizirika ku mihango, kwihugiraho n'umwuka wo kurenganya wari warahawe icyicaro mu mitima y'Abayahudi. Mu gihe kizaza, abantu bavuga ko bahagarariye Kristo bazakora nk'uko abatambyi n'abayobozi b'Abayahudi bagenje Kristo n'intumwa ze. Mu gihe cy'akaga gakomeye, abagaragu b'Imana b'indahemuka bari hafi kunyuramo bazahura no kwinangira umutima, umugambi wuzuye ubugome ndetse n'urwango rutava ku izima nk'ibyo mu gihe cya Pawulo. Muri icyo gihe kibi, abazakorera Imana bose badatinya, bakurikije ibyo umutimanama ubabwira, bazakenera ubutwari ndetse no kumenya Imana n'ijambo ryayo, kubera ko abantu b'indahemuka ku Mana bazarenganywa, imigambi yabo izashidikanywaho, imihati yabo myiza izahabwa isura mbi, kandi amazina yabo azavugwa nabi. Ibi bintu ntabwo ari ibintu twavuga ngo bizaba mu myaka izaza. Ibi bintu gahunda zabyo zose zarangije gutegurwa. Dukwiriye kumenya ko muri iki gihe abantu bakorera Imana bose badatinya, bakurikije ibyo umutimanama wabo babwira, bazakenera ubutwari ndetse no kumenya Imana n'ijambo ryayo, kubera ko abantu b'indahemuka ku Mana bazarenganywa, imigambi yabo izashidikanywaho, imihati yabo myiza izahabwa isura mbi, amazina yabo azavugwa nabi. Satani azakoresha imbaraga z'uburiganya bwe bwose kugira ngo ayobye umutima kandi yijimishe intekerezo, atume ikibi kigaragara nk'icyiza n'icyiza gifatwe nk'ikibi. Murumva ibintu Satani azakora? Uko kwizera kw'abantu b'Imana kuzarushaho gukomera no gutungana, ndetse n'uko icyemezo cyabo cyo kumvira Imana kizaba gishikamye, niko Satani azabateza imvururu ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana kandi bavuga ko ari intungane. Kugira ngo hazabeho gushikama ku kwizera kwahawe intungane, bizasaba kwiringira kutanyeganyega n'umugambi ukomeye n'ubutwari. Imana yifuza ko ubwoko bwayo bwitegura akaga kegereje. Bwaba bwiteguye cyangwa butiteguye, bose bagomba guhura n'ako kaga, kandi abeguriye imibereho yabo gukurikiza amabwiriza y'Imana bonyine nibo bazahagarara bashikamye mu gihe cy'ishungura n'ibigeragezo. Buriya imibereho tumaze iminsi twiga kuva twatangira amateraniro kugeza uyu munsi, aturarikira imibereho tugomba kugira. Ijambo ry'Imana rivuga yuko nta muntu n'umwe uzahererwa imbaraga mu gihe akarengane kazaba kagenje gute gatangiye, ahubwo igihe akaga kazaba gatangiye ngo ni igihe cyo kugaragaza abantu ko ari abantu b'Imana. Twabyize ku isabato saa 5 turimo tureba uburyo ngo kugeragezwa kwa Yesu kwabyaye imico iboneye, ngo uko arushagaho kugeragezwa niko imico ye myiza arushagaho kugenza gute kugaragara.
baravuze ngo igihe cy'akaga nikigera umukristo uzaba utarigeze yihana, ngo uko azarushaho kugeragezwa niko azarushaho gucika intege, ni nako azihakana Kristo, nk'uko byagendeye Petero, wa wundi wahakanaga ko atazagenza gute, ko atazamwihakana. Reka mbabwire ko Imana yifuza ko ubwoko bwayo bwitegura akaga kegereje, bwaba bwiteguye cyangwa butiteguye, bose bagomba guhura n'ako kaga, kandi abegurira imibereho yabo gukurikiza amabwiriza y'Imana bonyine nibo bazahagarara bashikamye mu gihe cy'ishungurwa n'igeragezwa. Igihe abategetsi b'isi bazifatanya n'abayobozi b'idini kugira ngo bakoreshe igitugu mu bijyanye n'umutimanama, ubwo nibwo hazagaragara bubaha Imana kandi bayikorera mu kuri. Nicyo cyatumye Yesu abwira abigishwa be ati dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Arababwira ati ariko ntimuzizera abantu, kuko abo bantu muzizera nibo bazabakubitira mu masinagogi, nibo bazabajyana mu nkiko, ndetse nibo bazaba bafite gushega cyane nk'uko abayahudi bashegaga ngo Yesu abambwe. Hari ikintu cyantangaje, iyo urebye abantu bavuga ngo Yesu abambwe, ushobora gutangazwa nuko mu cyumweru kimwe cyari gishize nibo basasaga imyenda mu nzira bavuga ngo Hoziyana hahirwa mu izina. Buriya ntuzizere umuntu, uzizera Imana yonyine gusa, aba ariyo ushyiramo ibyiringiro, kuko ibyo bintu ni ibintu utashobora gusobanura. Uramutse utekereje ko abantu bashashe imyenda yabo mu nzira, abantu bashashe amashami y'imikindo mu nzira, bakazunguza amaboko bavuga bati Hoziyana hahirwa mu izina ry'Uwiteka, ku wa mbere w'isabato, ku wa nyuma wakurikiyeho, hadashize ukwezi, hadashize umwaka, abo bantu nibo baje baravuga bati nabambwe nabambwe. Pilato arababaza ati mbambe umwami wanyu? Baramubwira bati nta mwami tugira keretse Kayizari. Kugira ngo umenye ko utakwizera umuntu, uzarebe ibintu byabaye muri jenoside, aho abantu bangisha undi muntu uwo muntu akamwica neza. Mu cyumweru gishize nta kibazo bari bagenje bate, bari bafitanye. Ubu reka mbabwire, umuntu akeneye kwiringira Imana yonyine, akaba ari yashyiramo ibyiringiro bye byonyine by'umwihariko. Ibintu byitwa ubucuti busanzwe budaterwa n'uko ubuntu bw'Imana bwakoreye mu mutima w'umuntu, ubwo ntibizanarenda kugeraho. Pawulo yararenganyijwe agera ubwo abantu bose bamuhana, arangije yandikira Timoteyo aravuga ati mwiburana ryanjye abantu bose barampanye, atariko ntibakabibarweho. Yesu abantu bose baramuhanye kugeza ubwo n'abigishwa be. Yesu avuga ati muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye. Mbese mugira ngo ibihe biri imbere birakomeye. Kugira ngo ibyo bintu bizakomere, abo bantu bazaba barenganywa, bazabashakira ibirego kugeza ubwo n'umuntu bava indimwe abanga. Kuko iyo usomye kuri uyu murongo wa 24 ahavuga ngo Yesu akomeza intumwa ze ngo zidatinya, yaravuze ngo umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha, n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Berizebubi nkaswa bari mu rugo rwe, ubwo bizagenda biti? Nuko ntimuzabatinye, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa igishwa kitazamenyekana. Ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangure hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Tumaze kumva amateka yahuse, murayumvise mwese, mwumvise n'aya Yoramu murayumvise. Urwango ruriho ruteye ubwoba, ruruta urw'abantu bagabana isambu, rurakomeye cyane. Niyo mpamvu aya magambo asoza avuga ngo igihe ibyiringirwa bindi byose bizaba bitsinzwe, nibwo hazagaragara ufite kwiringira Yehova kudashira. Kandi igihe abanzi b'ukuri bazaba
bagose impande zose bagenza abagaragu b'Imana kugira ngo babagirire nabi, Imana izabahoza y'ijisho kugira ngo ibakorere ibyiza. Imana izababera nk'igicucu cy'igitare gikomeye mu gihugu cyumye. Mbese ibyiringiro birahari? Abantu bakwiriye gushyira ibyiringiro byabo mu Mana, bagatekereza niba inzira Imana yababwiye barayinyuzemo, bagatekereza niba hagati yabo n'Imana barakuyeho inkomyi, maze bakayiringira badashidikanya, kuko Imana itazabatererana. Imana izarengera ubwoko bwayo, nubwo mu isi nta bundi burengezi bazaba bafite, ariko Imana izagenza ite? Izabarengera. Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu 32, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru, ariko umuntu wese uzanyihakanira imbere y'abantu, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data yuko ntamuzi. Niyo mpamvu mbararika bene Data kugira ngo umuntu wese mu mutima we yiyegurire Imana, kugira ngo agire imyiteguro ikomeye. Kandi ajya mbabwire ko imyiteguro dufite ari mikeya cyane ukurikije urugamba dufite. Wenda iyo myiteguro ishobora kuba yakora muri iki gihe hatari akaga, ariko mu gihe bizaba bibaye ngombwa yuko akaga kaza, ibirego bigatangwa. Ndajya mbasomere ibirego bizaregwa abantu b'Imana kugira mwumve ko ari ibintu bikomeye. Ntizi icyo gitabo cy'intambara ikomeye, maze dusome ibirego abantu b'Imana bazaregwa. Tugiye gusoma kuri paje 416. Ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo cya 36 kivuga ngo intambara itutumba. Ubu hari intambara irimo gututumba, kandi ndajya mbabwira ibirego bihari ibyo ari byo. Paje 416 haranditse ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda. Icyo kirego kiroroshye. Abanzi b'amategeko ni iki? Na gahunda. Abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda. Reka nkubwire, icyo kirego kizatuma n'umuntu yumva kuba ataraguze imodoka ubifitemo uruhare. Bureka mbabwire, kugira ngo abantu bazarenganya abandi, abo bantu bazarenganywa bazabanza bashakirwe ibyaha, babishyire mu mitwe y'abantu, abantu bumve n'ukuri. None se niba umuntu ari umuntu ubangaye imibereho myiza y'abantu, ubwo urumva bamugenza batabana? Ubwo niba umuntu bumvisha abantu yuko kuba abantu bari mu bukene abifitemo uruhare, ubwo abantu bazamugwira bamugwe nabi ku rwego rumeze rute? Ubwo se urumva amagambo Yesu yavuze ngo muzangwa n'abantu bose, abavandimwe bazagambanirana, ababyeyi bazagambanira abana babo, abana bazagambanira ababyeyi babo. Urumva ibyo ari ikintu gikomeye cyane. Noneho umwuka wera azaba amaze gushira mu isi, abantu basigaye bakoreshwa na Satani, batagifite ikintu kibaziga. Ibintu uyu munsi tutakwiyumvisha bizabaho. Ikibabaje ni umwiteguro. Imibereho myiza ya rubanda, abakomeza isabato muri bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse. Ibyo ni ibirego, kandi bakaba aribo batuma Imana igiye gucira isi hiteka. Ubwitonzi bwabo no gushikama ku byo bizera bazabyita gukabya, kutava ku izima no gusuzugura ubutegetsi. Ibyo birego biroroshye. Gushikama ku byo bizera ni ubutagondwa, ni ubuhezanguni, bazabyita gukabya, bazabyita kutava ku izima, bazabyita guhora umuntu buri gihe ashaka kugendera mu bintu binyuranye n'ibyo abandi bagenderamo. Mbese kandi ibyo bintu ni gahunda ebyiri zizifatanya. Abantu bazabikorerwa mu masinagogi no mu nkiko. Abantu bazakwitakana. Umuntu uzaba udafite ubuhungiro ku Mana, umuntu uzaba utariyeguriye Imana burundu, azahita aba nk'umuntu nk'ingata imennye, azabura umuntu yakwitabaza. Bizamugendekera nk'uko byagendekeye Nero igihe yari atugaritswe n'umwanzi we, bamubwira bati Garuba ayoboye igitero kandi aje kukunesha, ngo ntabwo yari afite Imana yakwiringira nka Pawulo wari warahisemo neza. Pawulo yari afite Imana yakwiringira, ariko Nero nta Mana yakwiringira yari agenjeje ate?
ntayo yari afite. Ubwitonzi bwabo no gushikama ku byo bizera bazabyita gukabya, kutava ku izima no gusuzugura ubutegetsi. Bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi. Ngo bazabitangariza hera? Bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashyizweho n'Imana. Ubu amasomo azasomerwa hano muzayitega kandi azakurwa muri Bibiliya. Amasomo Pawulo yavuze avuga ngo mwumvire ubutegetsi bugenza bute, bubayobora, akuwe muri Bibiliya. Bene data bashiki banjye, dukeneye gushaka ubwihisho n'ubwugamo kuri Kristo, kubera yuko nitutabubona, ubwo bwihisho nitutabubona, iyo Mana yo kwiringira no kwizigira nitutayibona, iyo Mana yatanze amasezerano ku bantu bahisemo inzira yayo nitutayibona, nta gice cya gatatu tuzakubitirwa mu masinagogi cyangwa tuzakubitira abantu mu masinagogi tubahora izina rya Yesu. Mu nteko ishinga amategeko no mu nkiko z'ubucamanza, abakomeza amategeko y'Imana bazavugwa nabi, bacirweho iteka, amagambo yabo azagorekwa, bazabakekera imigambi mibi batigeze kugira. Wari uzi ko umuntu bita Pawulo ngo bamureze ngo niwe watwitse umujyi wa Roma? Imigambi mibi batigeze kugenza gute? Batigeze bagira, bazayibakekera, amagambo yabo azagorekwa. Muzasoma ibyo Yesu yavuze, yigeze abwira abantu ati nimusenyure urusengero nzarwubaka mu minsi ngahe. Ariko amagambo ye barayagoretse igihe bamuregaga, baravuze ngo uyu nguyu arigereranya, ngo ndetse yaravuze ngo yasenya urusengero rw'Imana akarwubaka mu minsi 3. Yigeze avuga ko azasenya urusengero akarwubaka mu minsi 3? Cyangwa yaravuze ngo nimusenye urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3? Kuvuga ngo nimusenye urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3 byari bifite icyo bivuga, kuko yaravuga ngo ngaho nimwuzuze igikombe cyanyu mu nyice, ku munsi wa 3 nzagenza nte. Ariko amagambo ye barayagoretse kugira ngo ikirego bakunde bakibone, maze baramushinja ngo twumvise avuga ngo azasenya urusengero rw'Imana ra. Yabivugiye. Kandi reka babwire, kuri icyo kirego Yesu ntiyigeze yiregura. Nta muntu yigeze avuga ngo uyu muntu abivuze nabi, sibyo? Buriya reka babwire, abantu b'Imana ntibaziregura. Biravuga ngo ntimuzatekereze icyo muzasubiza, ntimuzirirwe mushakisha mu bitekerezo, Imana izaba iri mu ruhande rwanyu. Bacirweho iteka, amagambo yabo azagorekwa, bazakekera imigambi mibi batigeze kugira. Nk'uko amatorero y'abaporotesitanti yanga ibihamya by'ukuri byo mu byanditswe byera bishyigikira amategeko y'Imana, bazashaka gucecekesha abafite kwizera gushikamye kandi badashobora guhirika bakoresheje Bibiliya. Nubwo muri iki gihe bahumiriza ngo batareba ukuri, bari mu murongo ubaganisha ku gutoteza abazanga gushyira hamwe n'abandi bakristo ngo bakomeze umunsi w'ikiruhuko washyizweho n'ubupapa. Abanyacyubahiro bo mu matorero n'abo mu buyobozi bw'ibihugu bazishyira hamwe ngo bahongere, bahendahende, boshye abantu mu nzego zose kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Nuko rero amategeko mvajuru azasimbuzwa amategeko y'agahato, kwangirika k'ubutegetsi bizasenya gahunda, ubutabera, kandi bituma ukuri kwirengagizwa. Ndetse no muri Amerika yigenga ubwayo, abategetsi, abanyamategeko mu rwego rwo kwiyegereza abaturage bazubahiriza ibyo rubanda rushaka, bahitira abantu kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Umudendezo w'umutima nama abonetse hamenetse amaraso uzateshwa agaciro. Aya magambo Yesu yavuze mu gice cya 10, aya magambo yavuze mu gice cya 10 arakomeye. Amagambo yavuze ati dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Aravuga ati ariko mwirinde abantu, kuko bazabagambanira mu nkiko, bazabakubitira mu masinagogi, bazabashyira abatware n'abami babampora, muzaba baguhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Imana izanezezwa nuko abantu b'Imana bajyanwa mu nkiko, ngo ari umugambi nanone wihishe, nubwo Satani azaba abikoreye kugira ngo abarenganye abagirire nabi, ngo Imana izahindura uwo mugambi mu buryo bwo kugira ngo abo bategetsi bamenye Imana. Kandi nk'uko twabyize ku isabato nimugoroba,
ndimo mbabwira abantu bose Yesu yanyuzeho mu rugendo rwe rwa nyuma, mbabwira abantu Pawulo yahuye nabo mu rugendo rwa nyuma, uburyo bahawe ubugingo buhoraho cyangwa bagacirwaho iteka, ni nako nanone abantu b'Imana, abantu bazanyuramo mu rugendo rwabo rwa nyuma, bazaba bagize amahirwe yabo ya nyuma yo guhabwa ubugingo cyangwa gucirwaho iteka. Nababwiye ko umuntu wese wavuganye na Yesu kuva avuye mu gashyamba ka Getsemani, amagambo bavuganye yamuhesheje ubugingo cyangwa amuciraho iteka. Amagambo umuntu wese wahuye na Pawulo igihe yari amaze gufatirwa mu rusengero rw'i Yerusalemu bakamuzerereza mu nkiko, umuntu wese bavuganye nta yandi mahirwe yongeye kubona nyuma y'icyo gihe, yahawe ubugingo cyangwa yaciriyeho iteka. Ubwoko bw'Imana nabwo bugiye kuzagenda uru rugendo, kandi umuntu wese bazahura nabo, amagambo bazamubwira niyo maherezo ye, azahita yuzuza igikombe cye cyo guhabwa ubugingo cyangwa cyo gucirwaho iteka. Nababwiye ko Pawulo ngo igihe yaratangiye urwo rugendo, ayo magambo narayabasomeye, ngo kubera ko Pawulo yari azi ko umuntu wese ari buhite acirwaho iteka, ngo yari azi ko umuntu wese bari buvugane bazongera guhura undi munsi, uwo muntu ari iburyo bw'intebe y'Imana cyangwa ari ibumoso. Ngo yari azi ko uwo muntu bazongera guhura, amagambo yamubwiye yaramubereye impumuro y'ubugingo imuhesha ubugingo cyangwa impumuro y'urupfu imuhesha urupfu. Ngo nicyo cyatumye Pawulo asenga Imana cyane kugira ngo umuntu wese bahura, nashaka bamufiteho ububasha, amubwire ikintu gishobora gukiza ubugingo bwe. Igihe Pawulo yahuraga n'umuntu bita Fesito, akamubwira ati genda nimbona akanya nzagutumira, nabasomeye amagambo uburyo nayo yanditse ngo yarahise acirwaho iteka. Yahise atera intambwe ahura n'undi bita Fereki. Fereki aramubwira tubuze gato ukanyemeza, nabasomeye amagambo avuga ngo yahise acirwaho iteka by'iteka. Nabasomeye ko yahise ahura n'uwo bita Nero, kandi nawe yahise acirwaho iteka. Urugendo rwacu ruheruka, umuntu tuzahura nawe wese azacirwaho iteka, nta yandi mahitamo azaba afite. Nababwiye ko gucirwaho iteka no kuzuza igikombe ntibisaba kwica umuntu cyangwa gukora icyaha cy'inkomaruguma, gufata icyemezo gusa cyangwa kunanirwa kugifata gusa bishobora gutuma umuntu acirwaho iteka. Buri munsi abantu barenga uruzitiro rw'imbabazi z'Imana, buri munsi abantu bakora igikorwa cya nyuma bakuzuza amahirwe yabo bakayarenga buri munsi. Igihe ngo Pawulo yabazaga Pilato ngo mbese ni ibyo ubibajije ku bwawe cyangwa ni abakubwiye ibyanjye, nabasomeye amagambo avuga ngo Umwuka Wera yari arimo avugana n'umuntu bita Pilato, kandi igisubizo yatanze narabibasomeye ngo cyahise ari ugucirwaho iteka kwe. Urwandiko umugore we yaje kumwandikira Pilato, Yesu agarutse bwa kabiri kwa Pilato avuye kwa Herode, amaherezo ya Pilato yari yarangiye aciriweho iteka. Namwe nimwumve ngo gucirwaho iteka kwe guhere ku ijambo rivuga ngo mbese ugira ngo ndi Umuyuda, bene wanyu nibo bambwiye ibya. Ibaze kujya umuntu acirirwa iteka kuri ibyo bintu, iryo jambo rimwe gusa. Kandi nababwiye ko umuntu bita Yuda yari yarakoranye na Yesu ibintu byinshi, yari yarakoze ibyaha byinshi, ariko umunsi umwe mu rugendo rwa Yesu ari kwa Kayafa, umuntu bita Yuda ahita yuzuza igikombe cye. Ngo igihe Yesu yamutamikaga inogo, ngo Satani yahise yuzura umutima we kandi ahita asohoka ajya mu mwijima. Ugira ngo nicyo cya gikomeye yari akoze, ariko ubwo bwo yujuje igikombe. Umuntu bita Kayafa yujuje igikombe igihe yabazaga Yesu ngo uri umwana w'Imana, maze Yesu aravuga ngo urabyivugiye, ngo ahita ashishimura imyenda ye. Ngo igikorwa cyo gushishimura imyenda ye nubwo atamenye icyo nawe kivuze, by'iteka ryose nta wundi mucyo wari kuzongera kumurasira. Ariko nababwiye ko muri izo ngendo ebyiri, rwaba urwa Yesu n'urwa Pawulo, nanone umuntu bahuye yiteguye yahise ahabwa ubugingo. Nabahaye urugero rw'igisambo ku musaraba. Igisambo ku musaraba nta zindi kondisiyo, mu rugendo rwa Yesu cyahise gikizwa. Nababwiye iby'umurinzi wa gereza mu rugendo rwa Pawulo, barimo bamugereranya na Fereki, uburyo ngo bazanye Yesu aboshye imbere y'umurinzi wa gereza, banazana Yesu aboshye imbere ya Fereki, sibyo? Ngo ariko umurinzi wa gereza yabonye ukuntu abo bantu batuje,
areba uburyo bababarira ababagirira nabi, areba uburyo batacitse kandi inzugi zakinguwe. Arabaza ati bagabo bene data, nkwiriye gukora nte ngo nkizwe? Ngo yakiriye agakiza mu mutima we no mu muryango we, kandi yarababariwe. Ngo yemeye kubabarirwa, ngo ariko Feliki abwira intumwa y'Imana ngo genda nimbona umwanya nzongera ngenze neza. Kandi ngo yari azi ko azongera kuwubona, ariko igikombe cye yari acyujuje, uruzitiro yari arurenze rw'imbabazi. Kugira ngo umuntu arenge uruzitiro ntibisaba kwica umuntu, ntabwo bisaba gusambana, ntibisaba gukora icyaha wakwita ngo ni sakirirego. Kugira ngo umuntu yuzuze igikombe cye, bishobora gusa kuba ari ukunanirwa gufata icyemezo cyangwa gufata icyemezo nabi. Kugira ngo umuntu yuzuze igikombe cye, bishobora kuba aya materaniro arimo kuba, maze umuntu akananirwa gufata icyemezo. Icyo gikorwa cyonyine umuntu akaba akoze igikorwa cye cya nyuma. Nababwiye ko abo bantu bose banze agakiza. Umuntu bita Yuda yariyahuye, umuntu bita Pilato yariyahuye, umuntu bita Herode, wa wundi wari warishe Yohana, Imana ikamuha andi mahirwe mu rugendo rwa Yesu ngo akaraba amaraso ya Yohana yihanagure. Yakeresheje amahirwe maze acirwaho iteka, kandi nawe yapfuye urupfu rudasanzwe rutari urw'abantu basanzwe. Umunsi umwe yicaye ku ntebe, abantu bagiye kubona abona ahantu yari yicaye harunze inyo. Nararikiye umuntu wese gucunga amahirwe ngo atuzuze igikombe cye, kuko ushobora gukora icyo bita ini simple geste, akantu koroheje. Ushobora kunanirwa gukora akantu koroheje. Ushobora kuvuga uti nzongera mbyumve. Ejo narababwiye ngo kuri buri cyigisho ntugategereze icy'ejo, ahubwo ijambo ry'Imana avuga ngo umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ntaryitondere ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo mu maso maze akagenda akiyibagirwa. Iyi myiteguro igomba gutuma duhagarara ahantu mbabwiye, tugomba kuyibona uyu munsi, bitabaye ibyo ntiyabonwa rwose. Niyo mpamvu sabira umuntu wese kugira ngo Imana imugirire neza. Ariko Kristo yababwiye ko badakwiriye kwizanira akarengane mu gihe bitari ngombwa. Aribwo yababwiye nyine ibyo kuba bahunga, niba babona barenganirizwa ahantu hamwe bashobora guhunga ntibahangane. Kandi yababwiye ati igihe nta handi ho gukandagira hazaba hagisigaye, umwana w'umuntu azatunguka ku bicu. Nicyo gituma sabira umuntu wese muri aya materaniro uwo mugisha. Muri aya materaniro ntabwo hazajya havugwa ibintu byinshi cyane, ntabwo ari ibyigisho birebire cyane, hazajya havugwa ikintu amagambo make arasa ku ntego. Uyu munsi turebye iby'ibihe bituri imbere, sibyo? Turebye uburyo abantu bose bagomba kwishyirira hamwe kurwanya ubwoko bw'Imana. Tubonye uburyo umuntu umwe ashobora kuba mu mugabane urenganya cyangwa akaba mu mugabane urengana. Nimuze kwisomera amagambo ari kuri 34, ni igice kimwe gusa Yesu yavuzemo ibyo bintu byose abwira abigishwa be, ahavuga ngo kwikorera umusaraba. Muri muze kubona uburyo ibyo bintu bikomeye, kandi Imana ishoboza umuntu wese gufata uruhande rwiza, imushoboze kuva mu murongo mubi. Imwibutse yuko uyu munsi ari cyo gihe cyo gukirizwamo, kandi ari wo munsi wo kwemererwamo. Kandi umuntu wese atera intambwe mu buryo bwo kwihuta kugira ngo afate icyo Kristo yamufatiye, kugira ngo azabashe kuzajya mu bwami bw'Imana igihe Yesu azaba agarutse. Reka Imana ibishoboze umuntu wese muri uyu mugoroba kubw'ubuntu bwayo, mu izina rya Yesu, amen.